baba Mungu mutagatifu rodo bikotrebo sharibozebo ro bi etar redebo tobo shinibu. Hari abantu Satani yanyaze icubahiro ari kuiteka aje kongera gusana. Hari abantu Satani yanyaze ari kuiteka aje kongera kubaka. Helode utinze ku buzima bwawe apfuye mbere ze kotrebo. Ndavugana nawe lebi kotrebo pe leleboze kotrebo ufite ikigegezo lebo kotrebo. Helode tikanya amaguru yawe, amaguru yahora ahinda mu muriro, ahinda umuriro arakurya nta gutuza. Lebi kontarebo heje imbaraga z'abademoni imbaraga z'Uwiteka Imana hari mace kukurengera. Tenebo man tuje neza ndabwira uyu muntu leboze kotrebo ari hariya ikanombe leboze kotrebo ni ukwiteka mbwiye leboze kotrebo amazi igihe kirekire arwaye kirenga imyaka 5 ine gutyo. Nobi kotrebo yarivuje ahantu hose ntawatageze ariko gukira byaranze. Lebe kontrebo umva kwiteka bwa nani sinkuzi lebo ariko Uwiteka agusanza huri. Ndabisubira ntabwo ari mu bitaro, ari mu rugo, ari mu rugo bese ategereje yari yakira ategereje umunsi w'urupfu. Ariko karero naguhamagara azagukoresha azagushoboza. Yesu ashimwe cyane kuko umwuka twahawe ni umwuka w'imbaraga, ntago twahawe umwuka w'ubwoba. Ima tugeneze ima twengere. Haleluya haleluya haleluya. Undi mbona umwana w'umukobwa agendera mu mbago. Ijwi ry'Imana ambwira ngo mubwire uriya mukobwa ngo rambike imbago ze hasi agende. Ndebye abantu bangose, ndebye igitara kirimo nk'abantu 2000 bangose, ndavango Mana yanjye ntabyo mvuga kuko nagiye kumva numva igitero cy'abademoni, abademoni nk'igihumbi500 baraje banyongoti Kavuzanduru arigenje kera uyu musa no burasebye birarangiye urapfuye. Hari inzego bwite za leta bashinzwe umutekano uramutse uvuze ngo uyu muntu narambika imbago ze hasi agende, natagenda urajya hehe, urahita bagufunga. Ndakomeza ndabwiza ijwi ry'Imana ryirengagiza ariko nagiye kumva numva gese mu rwagati numva imbaga z'Imana ziramfashe numva bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze ibiganiro byacu. Reka tubasuzuke tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mwese mwahisemo kudukurikira. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana nubaye namwe kandi no mu ijuru Imana izabageneremo icyicaro mu izina rya Yesu Kristo. Ikitugenza nta kindi ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turi kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubari hafi n'abari kure. Niyo mpamvu ngiye gutangira manza gusuza abantu bose bari mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, kugira mwese mwiyumvemo ikaze mu kiganiro cyacu, mwivuga butumwa ryacu, kandi hahirwa abumva ubutumwa bwiza kandi bakawukurikiza. Kuja mu byaravuze ngo bameze nk'umubibyi wabibye imbuto zikagwa mu murima mwiza, kuko izo mbuto zeze imbuto nyinshi cyane. Abo bantu rero bumva ubutumwa bwiza kandi bagakora ibyabwo, bameze nk'uwo murima, bameze nk'izo mbuto zeze. Ndabasuje rero kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha wo kubona n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana Kavuzanduru, niwe tugiye kubana muri kano kanya. Muramuzi ntago ari umushyitsi, numwe mu bagize umuryango wacu. Tubamuhaye ikaze rero muri kano kanya, namwe kandi tubahaye ikaze kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muhanuzi, murakoze cyane. Uri amahoro? Turashima Imana. Umeze neza? Uwiteka araturinze. Umeze neza cyane. Nukuri turashima Imana. Hari muri nkunda sinzi impamvu miseka itekaza karimbo ngo abo yagaburiye bakarya bagahaga nibo babaye abambere tinabambwe nabambwe. Iyo ndirimbo urayihuza ute n'ibihe turimo? Ndayihuza n'ibihe turimo kuko niba ari ikintu kigora ku mwana w'umuntu nako kihuta vuba kwibagirwa. Abagaburira bakarya bagahaga nibo bakoze nabi. Rero umwana w'umuntu iteka ribagirwa kandi iyo umuntu amaze kwibagirwa urukundo rw'Imana, kwibagirwa Imana yamuvanye,
atangira gucumura, atangira gukora ibyangwa n'amaso Uwiteka Imana. Niyo mpamvu Uwiteka Imana yahoraga ibwira abantu bayo mu gutegekwa kwa kabiri nyuze mu kanwa k'umuhanuzi Mose, kabwira Abisirayeli ngo nimumara kurya mugahaga mwirinde ntimuzibagirwe, kuko iyo yabonaga ko bazibagirwa kandi bamara kwibagirwa bazayigomera. Yego. Nuko abantu bibagiwe rero, y'abantu bibagiwe bakora ibyaha, y'abantu bibagiwe bibagirwa imbaraga z'Imana, y'abantu ku muntu abantu bibagirwa, umuntu yaba yari umushomeri agasenga Imana uramutse umpaye akazi nazajya nguhimbaza, nazajya ngukorera, ariko je yamara kukabona akahita yumva yuko rata ari uko yagize ubwenge bwishi, mbese ari uko yize neza kurusha abandi. Oya, ahubwo iyo yibuka ko ari neza y'Imana yagakabuza akazi ke kandi akanahimbaza Imana. Yego. Urakoze cyane. Turi mu kiganiro cyacu uyu munsi, ikiganiro tugunda ko ni ikiganiro kivuga butumwa, ariko kandi tuba turi kugira ngo dufashe n'abantu bongere bahindukire, bongere bisuzume, barebe uko bahagaze, biduhereyeho turebe uko duhagaze, turebe uko turi kugenda, kugira ngo tutagaragaraho umugayo. Hano tuba turi kujya tubwira abantu nimba wakoraga ibyaha, hindukira ureke ibyaha ukore neza kugira ngo wemerwe. Imana yagize kubwira Kayini ngo nukora neza uzemerwa, ariko nukora nabi dore biri kugenda byitugatuka kandi wowe biri gushaka. Turi mu gihe turi kujya tubona ibyaha byiyongeye kandi ari kuzaho ibyaha by'indengakamere. Tujya dukurikira amakuru atandukanye, tujya tubona ibintu bitandukanye, ugasanga umwana yishe umubyeyi we, umubyeyi yishe umwana, ababanaga bakundana bavuga ngo ndabye ngo tuzatandukana n'upfu, bari kwicana, ugasanga ni ibyaha by'amahano, amahano ndengakamere. Kubera iki iyi minsi turimo uri kugenda ubona ibyo tutumvishije amatwi yacu? Twagize ibyago mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, habamo jenoside yakorewe Abatutsi. Muri icyo gihe bari bariho babonye ibintu by'indengakamere, ariko twari tuzi yuko byasize isomo ku buryo umuntu wese abona umuntu akumva atatika kumenya amaraso. Ariko igihe turimo hari kuza ibyaha none bikabije cyane. Kubera iki bino bintu biri kuza muri iyi minsi? Navuga ngo ni iminsi ya nyuma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ya minsi mbese ya nyuma ubugome buzagwira, urukundo rw'abishe ruzakonja. Mbese turi mu minsi mibi, aho abantu batakigira urukundo, aho abantu batakigira ukuri. Mbese Satani abamukorera bari gukorana umwete, kuko Satani azi neza ko nta gihe asigaranye. Niyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abone benshi azarimbukana nabo. Niyo mpamvu rero abasenga nabo bakwiriye gukaza amasengesho, bagasenga Imana, bakambara imbaraga z'Imana, kuko turi muri ya misi mibi igoye. Ndahita nkubaza aho ngaho, kuba ibi ngibi kuba ibi byaha by'indengakamere nuko abasenga batagisenga? Barasenga. Kuki biri kuza kandi musenga? Ni ibyahanuwe biri gusohora. Murasenga, murabwiriza, murahanura. Kuki ibyaha bikomeza bikaba biri kwiyongera? Aho mu masengesho nta rwarukungu rwaragezemo, urwo rukungu rwinjiyemo bwihishwa, nuko ari rwo gutera bino bintu ko bimwe bino kuba no ku bantu twatuzi bamwe araba. Iyo ukurikiye amateka usanga ntago barabapagane cyane bikabishe. Gusenga abantu barasenga, gusenga abantu barasenga, ariko Paulo niwe yigeze yandika aravuga ngo mu misi imperuka hazabaho mbese uko rwabishuza konja, zabaye impuha z'intambara, za n'ibiki byinshi, mbese bibi ubugome buzagwira. Rero nuko turi mu misi ya nyuma, abantu nibakomeze basenge. Naho kuba biri kuba soko abantu badasenga, ahubwo turi mu cyagiye cyo gusora k'ubuhanuzi. Hari ubugome ndengakamere, aho buriya navuga ngo nibyo tubona nibikeya, hari n'ibindi tutabasha kumenya. Mbese ikiremwa muntu gikomeje kwitwara nabi cyane mu buryo bukabije. Imana itabara abantu. Yesu yaravuze ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi, hari ibyo atubwiye tuzibuka, hari ibyo atubwiye tuzitegura, atubwiye ko kugaruka kwe kuzaba kuri bugufi. Ibi bintu biratwereka iki? Birasura iki? Umukristo yitware gute? Umukristo Yesu yaravuze ngo ubwo muzabona ibyo ngibyo muzararame murebe hejuru. Gutabarwa kwanyu kuzaba kuri bugufi. Gutabarwa kuzaba kuri bugufi.
reka tugusabe usenga Imana byo twagira ngo tuganire cyane cyane twibaza ku byo twibaza twihuza n'ibyahanuwe kugira ngo buri muntu wese amenye uko agomba kwitwara kuko iyo ururabyo rurabije mu minsi mike rukongera rwahombya nabyo mu byo dukuki byose yavuze hari icyo bibyerekana tuba tugira ngo rero abantu bamenye iby'iminsi nubwo atari ngombwa ko tumenye iby'iminsi ariko bamenye nuko bagomba kwirimbisha kugira ngo uzaza asanga turi maso senga Imana ukomeza tugeza n'ubu Mana mu izina rye sunda gushimira guhimbaje ndakunezero rero ugira neza urakirana ukurakiza izina ryahabwe icyubahiro bana natwe muri amasaha cyo kuvuga ijambo ryawe nyobora unshyigikire unkomeze undwane undengere kandi unkoreshe ibyo wagambire kunkoresha ni mu izina rye mbisabye amen koze reka dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 25 turasoma dore wa 27 na 28 tureta dusoma no muri Matayo haravuga ngo mu mwaka wa 57 Yohakini umwami w'Abayuda ari mu bunyagi mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 27 wako Oviri Merodaki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yohakini umwami w'Abayuda icyubahiro amuvana mu nzu y'imbohe ubwo hari mu mwaka yimyemo amena twongeye dusome hano muri Matayo ibice ni bibiri turasoma umurongo wa 13 ndetse no wa 19 aravuga ngo bamaze kugenda marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuka ujyane umwana na nyina uhungire mu Egiputa ugumeyo ugezaho nzakubwirira kuko Helode agenza umwana ngo amwice 19 Helode amaze gupfa marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari mu Egiputa ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli kuko abashakaga kumwica bapfuye amen Imana tugiye neza Imana ibane natwe turashimira Imana Haleluya amen Yesu ashimwe cyane mbere na mbere hariho jambo horanye n'Imana mu bijyanye byose nta na kimwe kitaremwe nawe Imana tugiye neza bishatse kuvuga ngo ijambo Imana yavuze ku muntu waryo iraririnda ikarikomeza nusanga ugifite icyo Imana avuganye nawe uzaje ukomera ijambo ry'Imana ryageze kuri Yeremiya aramubwira ngo warewe neza uko wabonye ikiti ndabona inkoni y'umurinzi atuko niko ndiri ijambo ryanjye navuze kugira ngo ndisohoze Imana tugire neza muri bya 15 muri mbo z'agakiza bango amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso Imana ishimwe cyane refurika bango isi nubwo yavo ijuru kavaho uwizera azabona ayo masezerano Imana tugire neza bifite kuvuga ngo ijuru nubwo ryavaho isi nikavaho ariko ugifite ijambo Imana avuganye nawe riragukomeza rigagutambutsa Imana tugiye neza Imana mu ijuru ibane natwe haleluya haleluya Imana tugiye neza Imana dukomeze yo dusomye ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yohane 11:25 haratubwira ngo iki haravuga ngo umwizera naho yaba yarapfuye azabaho azazuka Imana tugiye neza Imana ibane natwe bishatse kuvuga ngo ukize imbaraga z'Uwiteka Imana mu ijuru irakora kandi Imana mu ijuru iratabara Imana mu ijuru ihindura amateka haleluya haleluya kera Imana kuva kera Imana yarakoraga none uyu munsi iracyakora kuko ijambo yatubwira mu Baheburayo Imana tugiye neza ngo uko arareje n'uyu munsi niko ari uko akoraga kera n'uyu munsi niko akora kera mu isezerano rya kera Imana yagendaga ikorera yireka abahanuzi mu bimenyetso ndetse n'imirimo ibitangaza Imana tugiye neza niyo mpamvu bavaga mu Egiputa igaragara bakanyura mu butayu bugaragara bakambuka inyanja igaragara kandi bakajya i Kanani igaragara ariko Yesu amaze kuza haleluya Yesu amaze kuza mbisezerano rishya Egiputa tuva mu Egiputa y'ibyaha tukanyura mu butayu n'imibereho tukambuka inyanja y'urupfu
tukagera i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Imana tujye neza, Imana ngijire bandi na haleluya. Topile boze konte ndafashijwe ndumva imbaraga z'Uwiteka Imana. Lele boze konte niyo mpamvu Yesu ashime cyane. Haleluya haleluya haleluya. Igihe cy'abatubanjirije Imana nibwo yanakoraga none umunsi iracyakora. Yesu ashime cyane. Igihe cyo kubwa Mose Imana yeretse Mose mu nkoni haleluya ageze ku nyanja. Igihe cyo gwa Yosuwa Imana yeretse Yosuwa imurubura arwana n'Abamori. Igihe cyo kubwa Samusoni Imana akore mu rwasaya rw'indogobe. Igihe cyo kubwa Dawidi Imana akore mu muhometso n'ibuye. Kubwa Eliya Imana akore mu muriro. Yesu ashime cyane. Kubwa Elisa Imana akore mu mwitero ageze ku Yorodani akubita umwitero mu mazi Yorodani icikamo kabiri. Imana tujye neza, Imana ngijire bane natwe. Kubwa Gideyoni Imana yamweretse mu muri ndetse n'ibibindi. Kubwa haleluya. Kubwa Samusoni Imana akore mu rwasaya rw'indogobe. Kubwa Hezekiya Imana yamweretse mu musatsi. Imana avuga ngo fata umusatsi wogoshe umupfunyika urutwike. Haleluya haleluya haleluya. Byasonaga ko hari abagiye kuzahora n'akaga, hakaba hari n'abantu Imana izazigama. Ariko Yesu amaze kuza, Yesu ashime cyane, we ntabwo akujya akora mu bimenyetso n'ibita oya, we yaje akora mu mbaraga. Avuga ijambo rikomeye avuga ngo nahabo tware mu isi no mu ijuru umwizera naho yabarapfuye azazuka. Yimeshatse kuvuga umwizera haleluya. Kupfa kutuvuga ntabwo ari uko umuntu bamujyana muri serikali ngo amuhane. Hari ukuntu umuntu agira imibere ipfuye akagira ubuzima bupfuye, ariko umwizera naho yabarapfuye azazuka. Atari ubuzima Yesu ari mu buzima, aho bidashoboka akora igitangaza, aho byanze birakunda. Yesu ashime cyane. Yesu yahageze amateka arahinduka. Rebiko aho ageze amateka ahinduka, ageze indwara zirakira, aho ageze agasuzuguro kavaho. Imana tujye neza, nanjye Imana impamagara yajyaga ikunda kumbwira ngo nzagukoresha, nzabana nawe, nzagukoresha imirimo n'ibitangaza. Kavuzanduru umwana wanjye nzagukoresha. Ariko Imana yabimbwira mwumva ko ari ibintu bitashoboka. Imana tujye neza, Imana ibane natwe, kuko Imana impamagara agenda ari umunyabwoba ukomeye cyane. Ariko nta kundi Imana ihamagara abadashoboye ikabashoboza, ihamagara abadafite imbaraga ikabaha imbaraga. Imana impamagara yakundaga kumbwira ngo nzagukoresha mwana wanjye, nzabana nawe, nzagukoresha imirimo n'ibitangaza. Nkavuga ngo Mana yanjye koko njyewe ni gute nzasengera umuntu agakira indwara. Nzagukoresha uzasengera impumyi zahumuka, uzasengera abagenda mu mbago bazazita, uzasengera imuga bizahaguruka. Imana tujye neza, Imana ngijuru ibane natwe. Imana ikambwira ibyiza nkoresha. Imana tujye neza. Ariko ndavuga ngo Mana yanjye ibaze mpagaze nko mu rusengero nkavuga ngo yewe muntu wari ufite imbago, rambika imbago za hasi ugende. Atagiye Imana yanjye ko bantera amabuye nkahita mpfa. Imana tujye neza. Nibwo icyo gihe naje kubona mbona ahantu inyoni hari inyoni yari iri gusamba, mbese ishishize itondagiye. Ndavuga ngo kugira ngo menye ko Mana yanjye uzankoresha, ngiye gusengera inyoni, niramuka izusi igakira nzamenya ko na bya bindi uzabinkoresha. Ndagenda ndasenga, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, wanyunewe ndagutegetse zuka, ndagutegetse zuka. Ndasenga mpamagara imbaraga z'Imana, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo zuka, ndaguhagurukije the power of the Holy Spirit, mu mbaraga z'Uwiteka Imana ndagutegetse. Inyoni yaga kuzuka ahubwo irapfa burundu, irahwera. Ku munsi wa kabiri mbona hano hari igiti muri busitani kiri ubushishi bwa gitondagiye. Ndavuga ngo Mana yanjye ubwo konyoni byanze, umbwiye ko umpaye ubutware bwo gutegeka, ngiye guhamagara umuriro nk'uko yari yabikoze. Manura umuriro uze twika ubushishi, nibucya bwapfuye nzamenya yuko koko na bya bindi zabinkoresha. Ndagenda ndasenga, mpamagara imbaraga z'Uwiteka Imana, mpamagara umuriro, mpamagara imbaraga z'Uwiteka Imana. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo wabushishe ndagutwitse, ndagushirije mu izina rya Yesu Kristo. Bwakiye bushishi nta nakabwe kapfuye, ahubwo ubushishi bwiyongereye, ahubwo cyabaye ikiguri cy'ishishi. Imana tujye neza. Ndavuga ngo noneho rero
ndavuga ngo byararangiye bya bindi ntago bizakunda. Ariko hari impamvu byanze kuko Kristo ntabwo yapfiriye inyoni, Kristo ntabwo yapfiriye ubushishi, Kristo yapfiriye mwene muntu jye nawe. Haleluya. Jye nawe ndeba ni twebwe Kristo yapfiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni twe yapfiriye. Niyo mpamvu avuze ngo ntabwo tware mu isi no mu ijuru, unyizera naho yaba yarapfuye azazuka. Noneho rero umunsi umwe rero nkora umurimo w'Imana ndi mu rusengero rimwe, ubwo nari ndi mu rusengero banzanira umwana yari yararwaye amaguru, mbese amaguru yarabaye paralize, amaguru yari bohoranyije gutya, yarabaye nk'imiheto. Noneho ngo musengere umwana, baramumereza gutya ngo musengere, nyina aramufashe nanjye murabika ikiganza. Ubwo nari ntangiye kumusengera muco barokora kuntu bajya gusenga bagahumiriza kugira ngo atagira ikibarangaza. Nagiye gusenga kumusengero ndahumiriza. Noneho ubwo nahumirizaga nandinzi ko nabandi bari mu iteraniro nabo aruko gukomeza, ndasenga ukumva uko ndi gusenga nge ntajwe numvise, ariko Imana yamaruse ikora igitangaza. Imaze gukora igitangaza y'amaguru yararambutse, Imana tugiye neza, amaze kurambuka. None nge sinamenye ko Imana kuzi igitangaza, ahubwo abadamu n'abandi bantu bari mu rusengero basose mu rusengero barirukanka bavuza induru, numvise abantu gira icyo abantu kivuza induru, nanjye ndakanura nkanuye. None maze gukanura mbona ibibaye, kuko n'ubwa mbere nari mbibonye, nanjye nasose mu rusengero ndirukanka ndahunga kubwo imirimo y'Uwiteka Imana nari maze kubona, kuko Uwiteka hariru arakora. Imana ishimwe cyane, Imana tugiye neza, Imana turengera, Imana ibane natwe. Naho ngaho rero Imana yatangiye kugenda intinyurira. Undi munsi ndabyibuka, Imana tugiye neza, Imana turengere, Imana mw'ijuru ibane natwe. Ndabyibuka nanone twari mu masengesho iminsi 3. Ubwo twari mu masengesho iminsi 3 nibwo nagiye kubona mbona banzaniye umwana w'umukobwa aramunzanira, bamuzanira ku munsi wa kabiri ngo nimusengere. Ndamusengera, umwana w'umukobwa yari yarahumye, Imana tugiye neza. Ariko ndabisobanura, ntabwo yari yaravutse ari impumyi, yari yaraje guhura n'abarozi baramuroga arahuma. Noneho musengera ari ku munsi wa kabiri w'amasengesho, twe mu masengesho iminsi 3 yanga guhumuka. Noneho baramucura bamusubizayo. Noneho ku munsi wa gatatu mbona baramugana, ndavuga ngo mbese Imana yanjye uko ukungerageza, ejo namusengeye umwana ntiyakira. Nanjye ndavuga ngo ntabwo musengera, ntongera gukorwa n'isoni nk'uko ejo byangendekeye. Nkomeza umurimo w'Imana, nkomeza amateraniro, ariko bigeze ku mugora mu masaha y'amasaha 11, Imana tugiye neza, Imana turengera, Imana ibane natwe. Nibwo imbaraga z'Imana zanjeho, mwuka w'Imana aranza, numva imbaraga ziranteruye, nijwe hamwe ngo genda umusengere. Ndagenda ndamufata ndamusengera, musengeye mpita nibuka igitangaza Yesu yigeze akora mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bazikwa na Yohana mu bice 9, yacire hasi atobakonda agasiga impumyi ku maso. Nje ndebye ngo nkore nk'ibyo Yesu Kristo yakoze, nsanga ni kuri sima. Imana tugiye neza, Imana turengere, kuko ijambo ry'Imana Yohana 12:12 ravuga ngo unyizera imirimo nkora azayikora, ndetse azakora nirinze. Nibwo nacire ku kiganza mukubita ku maso, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti humuka. Ako kanya Imana iramuhumura agatarina. Haleluya, haleluya. None nagiye kubona haleluya, nagiye kubona mbona arindi akinjira. Noneho ntabwo nigeze murambika n'ikiganza, ahubwo imbaraga z'Imana zaranteruye, ijwi rambwira ngo mubwire ngo rambike imbago zaho hasi genda. Yagenderaga ku mbago, ijwi rambwira ngo mubwire ngo rambike imbago zaho hasi genda. Ako kanya rambika imbago ze hasi aragenda. Uwiteka rero naguhamagara azagukoresha, azagushoboza. Yesu ashimwe cyane, kuko umwuka twahawe ni umwuka w'imbaraga, ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba. Imana tugiye neza, Imana turengere. Haleluya, haleluya, haleluya. Undi munsi nanone ndabyibuka, nari ndi mu rusengero, ngiye mu rusengero hari mu cyumba cy'amasengesho. Noneho hari kuwa kane mbona banzaniye umusore wari impumyi. Uwo musore wari impumyi ntabwo abona abantu baje bamuzanye. Ubwo bari bamuzanye bamaze kumugeza aho narindi kugira ngo musengere, nkomeza umurimo w'Imana, nge sinabibona. n'Imana ntiyabimishurira ko muri iryo teraniro harimo umuntu w'impumyi. Imana tugiye neza, kumba bamuzanye, babonye twatinze gusoza, bamwe bamusiga aho ngaho barigendera. Njoje amateraniro, abantu barataha. Ndebye kugira ngo tubashe gukinga urusengero, noneho mbona umuhungu aricaye. Mwese we kudataha, Imana tugiye neza, atabo twazanye bansize. Noze kudataha ntago mparuzi, sinzi, sinakwigezayo. Ndavuga se Imana yanjye ndabigenzane, aho tuye simazi ngo ndamurekeza mu cyure iwanjye, simbasha kumujyanayo.
Imana tugeneza simbasha kumujya ese nibwo namujyane amaherezo yaba yahe ndangije mpita nibutse Uwiteka Imana ijambo yambwiye yarambwiye ngo mwana wanjye sinzagukoza isoni ndavuga ngo Mana yanjye yabwiye ko utazankoza isoni ngiye gusengera umuntu nuramuka umuhumuye nzagushima mpamagara imbaraga z'Uwiteka Imana ubwo n'igihe nawe turi mu rusengero haleluya 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 ngiye nawe n'abadamu babiri bari basigaye ku muryango barinze umukozi Imana bandinze ngo dutahane ndako bandinze kugira ngo akinge urusengero batahe Imana tugeneza mpamagara imbaraga z'Imana ndasenga mpamagara imbaraga z'Imana Imana mwijuru haleluya haleluya yo kabya iramanuka ikora igitangaza wa muntu Imana iramuhumura imaze kumuhumura yagarutse gusenga kundi wa kane aza gushima azanye n'isaha ayitanga mu rusengero ahimbaza Imana avuga imirimo y'Uwiteka Imana tugeneza Imana turengere Imana mwijuru ibane natwe haleluya haleluya uwavuga imbaraga z'Imana haleluya haleluya undi musi nanone haleluya reka babwire tujye dusenga Imana undi musi nibwo naje kubona mbona umuntu baza kundeba yarahoraga byara abana mbese namaze gukuramo inda 9 mpamagara ngo ni musengere mbese mvaga byara muyobeye aza ayikubita imbere yanjye ariko sigiye kubisa imbere ahubwo ni imbere y'Imana ngo ni musengere mpamagara imbaraga z'Imana ndamusengera ndasenga ijwi ry'Imana ngo mubwire ngo hiri musa none ntabwo uzongera guhura n'uwo mudayimoni Imana ikuvanye uwo mudayimoni wari gutwara abana uzabyara umwana none azaba muzima Uwiteka arabikora uyu musa none yarabyaye arahetse kandi yarongera arabyara izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro undi musi muri misi nibwo nari mu rusengero ngiye kona mbona haje umuntu agenda ku mbago ijwi ry'Imana ambwira ngo ntiwirwe umukoraho mubwire azenguruka mu rusengero 7 ako kanya numva ijwi rirafashe ndabibwira arabikora ako kanya Imana mutabara undi musi rero ndi kugana ku musozo nibwo nari ndi mu giterane hariya mu murenge wa Nduba mu isoko cyari giterane kinini kirimo abahanzi batandukanye batewe bose babireba ba Oliva amakora atandukanye harimo amakora 9 ijwi ry'Imana ubwo turi mu twubatse tente cya giterane nasabiye ubuyobozi uburenganzira nembere noneho ndi muri mpagaze kuri body mutwe twubatse body muri kubwiriza naje kubona mbona umwana w'umukobwa agendera mu mbago ijwi ry'Imana ambwira ngo mubwire uriya mukobwa ngo arambike imbago ze hasi agende ndebye abantu bangose ndebye igiterane kirimo nk'abantu 4,000 bangose ndavango Mana yanjye ntabyo mvuga kuko nagiye kumva numva igitero cy'abademoni nk'igihumbi500 baraje banyungoti Kavuzanduru arigenje kera uyu musa nuru urasebye birarangiye urapfuye hari inzego bwite za leta bashinzwe umutekano uramutse uvuze ngo uyu muntu narambika imbago ze hasi agende natagenda urajya hehe urahita bagufunga ndakomeza ndabwiza ijwi ry'Imana ryirengagiza ariko nagiye kumva numva gese mu rwagati numva imbaraga z'Imana ziramfashe numva ndazamutse numva sinye kuri podium numva sinzi uko mbaye nanjye nabivuze ntazi ko bije ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo rambika imbago zawe hasi ugende ako kanya mwana umukobwa rambika imbago zawe hasi aragenda sinanamurambitse ikiganza abantu bose baraguruka baza kureba ibibaye none babonye ibibaye nanjye numva imbaraga z'Imana ziraje nagiye nabwiriza rero nagiye navuga imbaraga z'Imana kuko Uwiteka aramaze kuma icyo kuvuga bebe kote Imana ishimwe cyane haleluya Uwiteka ahimbazwe haleluya 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 ijambo ryatubwiye ngo nuko Yoakini haleluya haleluya umwami w'Ubuyuda haleluya umwami w'Ababuloni amusubiza icyubahiro yari yaramunyaze amusubiza icyubahiro yari yaramunyaze Imana tugeneza Imana tuseneye Imana ibane natwe ijambo ryatubwiye ngo nuko tapele boze kontrebo ijwi riza kuri Yosefu ngo Yosefu we fata umwana na nyina umusubizi wabo kuko Helode washagaga kubica ari wapfuye ndajya nkubwire ngo hari Helode utinze ku buzima bwa hari Helode ugutinzeho hari Helode wagutsikamiye hari Helode wanyaze ibyawe hari Helode kurwanya hari Helode kuzengereje tope kontrebo ntuzane itangazo kubwira ngo Helode kurwanya ukumaze igihe kinini apfuye mbere yawe Helode watwaye ubukwe bwawe Helode wanyaze imigisha yawe Helode uguhiga apfuye mbere yawe ijwi riza kurezemo fota umwana nyina basubizi wabo kuko Helode barwanya ari we wapfuye repikota reboze kontat asante Kristo Yesu
Baba Mungu mtakatifu, rodo bikotrebo sharibozebo robi etar redebo tobo shainibo enidrai so bikonta lo mandi asika teniasta man urakoze lebokote man ishimwe cyane. Hari abantu satani anyaze icyubahiro ari kuiteka aje kongera gusana. Hari abantu satani anyaze ari kuiteka aje kongera kubaka. Herode utinze ku buzima bwawe apfuye mbere yawe muzane itangazo. Haleluya. Herode agomba gupfa Ntakabuza kuko avuganye n'Uwiteka Imana. Lebi contre man ishimwe cyane leleboze kotrebo ndavugana nawe lebi kontrebo pe leleboze kontrebo ufite ikigeragezo lebo kotrebo. Herode atikanya amaguru yawe, amaguru yahora ahinda mu muriro, ahinda umuriro arakurya nta gutuza. Lebi kontarebo heje imbaraga z'abademoni imbaraga z'Uwiteka Imana hari maje kukurengera kandi kakubohora. Tominde voze kontar man shimwe cyane lebo imaje kukurengera kandi kurwana Imana gutabare. Ze konterebo man tujeneza ndabwira uyu muntu leboze kontebo ari hariya ikanombe leboze kontrebo ne ukwiteka mbwiye leboze kontebo amazi igihe kirekire arwaye kirenga imyaka 5 ine gutyo no bikote yarivuje ahantu hose ntawatageze ariko gukira byaranze. Lebe kontrebo umva ukwiteka bwaye nande sinkuzi lebo ariko uwiteka agusanza huri ndabisubira ntabwo ari mu bitaro ari mu rugo. Ari mu rugo mbese ategereje yari yakirategereje umunsi w'urupfu ariko Uwiteka akurembeye ubuzima. Lebokote kuko Herode akuvuyeho Imana igukoye Herode lepikote ndavugana n'uyu muntu leboze konte pe leboze kontrebo Imana tugeneza afite ikibazo lebikote lebokonte pe leboze kote cyoko imbaraga z'umwijima zamufashe mu muhogo lebokote mbese lekote ukwezi kugira iminsi 30 imyishi muri uko kwezi abarwayi ari hasi abademoni bamufashe mugo guhumeka bikanga je cyose bimukubita hasi ariko Uwiteka akuvanye izo mbaraga z'umwijima. Lebi contrebo ma tugeneza harimo abantu benshi barwana n'imbaraga z'umuriganya abantu benshi bari kariganywa ariko wowe Imana je kukuvana izo mbaraga mbi. Herode wagutsikamiye apfuye mbere yo kupfa kuko Uwiteka Imana kuremeye ubuzima. Lebi contrebo ndabwira uyu muntu lebi tavoze contrebo afite leboze contre pe leboze contrebo Imana avuga ino kwizamugira neza. Lebi contrebo Satani amukizaho icyangiro n'umukobwa yakundanye n'umuhungu ntabwo ajya amenya ukuntu birangiye. Lebi contrebo ntabwo ajya amenya ukuntu birangiye kwitewe n'icyangiro Satani gukizaho ariko Uwiteka aje kukuvana icyo cyangiro. Ndavugana none n'uyu muntu lebi contrebo zekute yubatse urugo nkuko abandi barwubaka n'umudamu leboze kote ariko amaze kujyamo Satani yaraje afungura ubyaro ariko ari Imana kurengera. Uwo ni Herode agutsikami Imana igukureho Herode mwizina rya Yesu Kristo. Uwiteka aje kukuremera ishimwe toapele boze kote Uwiteka aje kukuremera ishimwe nepi konta ze kontrem Mana ije kukuremera ishimwe. Lebi toapi kontrebo ndavugana n'uyu muntu lebi kontrebo bubatse urugo bakundana ari shira shusho ariko haciyeho imyaka ingahe. Lebi contrebo mbese lele kutribo Satani araje cyane umuriro hagati muri bo urwango n'umusozi Satani yubatse hagati y'umugabo n'umugore. Lebi contrebo umwe aho yanyuza lebi contrebo amuri undi hamena amazi mbese ntabwumvikana buki ariko mbese umwe aho yaca uri hanyuza umuriro ariko Lebi contrebo Uwiteka aje kuvanamo wo Herode urusika. Uwiteka yongeye kukubakira urugo reka guta urugo rwawe kuko Uwiteka aje kukubakira urugo. Lebi konta Imana ishimwe cyane lelebo tapi contrebo tebigo ndabwira uyu muntu lebi contrebo afite lebi contrebo umugabo ufunze lebi kandi mbere ko afungwa uyu mugabo yabanje kuburirwa aho ari lebi nyuma uza kwamenya lebi contrebo ze contre pe lelebo ze Imana gukora igitangaza imuvane mu zimboshye uzashimire Uwiteka Imana. Topikon Uwiteka ari kumwe ngo hari Herode wasikamiye abantu kandi barasenze Imana baravuganye n'Imana. Uwiteka aje kubakuraho Herode. Lebi contre ze côté pe lelebo ze côté Mana turigire neza Mana turengere lebo ze contre
Mana tugire neza rerebo ndabwira nanone rerebo sikotre zekonte uyu muntu w'umukobwa rekotrebo yavuye iwabo aragenda bitewe n'igisuzuguro cy'amagambo yamubaye ko yaramaze gupfusha ubukwe yagiye kure aho batamuzi rebikotrebo urahunga ariko akaboro kawe Imana akabonye imaje kukugira neza igukora igitangaza ikuvana icyo gisuzuguriro igukorera ubukwe rebikotrebo zekotrebo Mana tugire neza rebikotrebo ndavugana n'uyu muntu zepikonta rebo arwaye uburwayi araribwa umubiri wose araribwa ari kuwiteka aje kukujya neza akubohore agukize aguhe ubuzima hejuru imbaraga z'abademoni hari imbaraga z'Imana hejuru imitego y'umwijima hari imbaraga z'Uwiteka Imana hari Imana ikubohoye hari Imana ikujye neza hari Imana itabaye abantu haleluya haleluya ndabona abantu bamwe Imana ibaremera ubukwe ndabona uyu mumama ufite abana bamunaniye rebi kontrebo satani Helode yarashinjira mu bana bawe ari kuwiteka ndabona gucyamuri ndavuga reka soreze kuri aba bantu babiri ndavugana n'uyu mudamu yarabyaye ariko nubwo abyaye ntabwo yigeze ashaka afite abana yababyaye ku bagabo batandukanye Imana tugiye neza ariko nubwo byagenze gutyo warasenze Imana yagize kubwira ko izaguha urugo warategereje warabuze byaranze uri kuvuga ngo bese uzampa urwo rugo maze kujya muri menopause Uwiteka agutabaye utaraseba akubakira urugo akujye neza abanye nawe rebi kontrebo zepikotrebo ndavugana n'uyu muntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda bumuzengereje n'uyu ngo ufite ikibazo cya kanseri hari n'uyu muntu w'umukecuru ari hejuru y'imyaka 60 afite ikibazo cya diabete ndetse bamusaze mu n'umuvuduko abo bantu Uwiteka abarengere Imana ibavanyeho Helode message ni nyinshi kandi umwanya bari mutoya tuzazikomeza n'ubutaha Imana tugiye neza Imana mu ijuru ibane natwe Imana turengere twiteho tuyireka dusenga Imana ariko mbere ko dusenga Imana buriya tuzajya tukomeza tusenga Imana wa telefoni zanjye ni 0788 66 47 0788 66 47 Imana tugiye neza ariko mbabwira ngo ntabwo ari jewe ukiza no Uwiteka ukiza wigira ikirema akagikomeza Imana mu ijuru iduhe umugisha reka dusenga Imana niba umunyamakuru ntacyo ashaka kumbaza yego reka tugane ku musozo ibyo byose tuzafatanya n'abandi tukubaza ibibazo tubwiye imirimo Imana yagukoresheje itandukanye ese n'uyu munsi Imana mwabanaga gukoresha imirimo n'ibitangaza n'uyu munsi ni kuki gukoresha ibyo bitangaza kugira ngo hari dufite abantu benshi cyane bafite n'ibibazo byabaremereye kandi batejwe n'abantu babi bakurewemo na Satani kugira ngo babe bakugana umufatanye kugira ngo bongere basubire ibuzima uyu munsi iyo mirimo y'Imana yagukoreshaga ndacyaye gukoresha kugira ngo nabo baguhamagara mu Imana iracyabana nanjye kuko Yesu ntahinduka kwagaralikira n'uyu munsi ni kwari rero Imana abanaga nanjye n'uyu munsi iracyabana nanjye kandi abantu ndacyabasengera uko Imana ishoboje ndabasengera muri make ibitangaza biracyakoreka Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza bitandukanye n'ibya Sarongo nawe yajyaga avuga ko ibyo bitangaza bikora bitandukanye n'ibya Sarongo kugira ngo abantu bataza guhuza imirimo Imana gukoresha n'iya Sarongo ubwo Sarongo niwe wabikoraga ariko ngiye nta bitangaza nkora bisobanure ngiye nta bitangaza nkora ntari ibyo nshoboye ibitangaza bikorwa na Yesu Kristo ngiye ndi umukozi wa Yesu ngiye ndasenga Yesu agakiza ngiye ntabyo nkora reka tukane ku musozo ibyo byose birasobanutse nimero za telefone zitambukije reka tugusabe noneho usoze usenga Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira ndaguhimbaje ndakunezera urera ujya neza urera kirana ukurakiza izina rya Mesiya mwiza no hagwe cyubahiro nyuma murengezi wanjye datubane natwe uturengere udukomeze kubw'ijambo ryawe turengeye turwane tuneshereze udutabare tugo tudukize Mana kubw'ijambo ryawe herekeresha ijambo ryawe imirimo n'ibitangaza abantu barwaye bakire ababoshye babohoke mu izina rya Yesu Kristo abantu batabarwe babone imbaraga z'Uwiteka Imana urakoze kuko Imana idahinduka ni mu izina rya Yesu mbisabye amen